Valley's hottest and freshest music station, the new 103.6 Hot FM. Muna eva bacumuraga imana yifashe ku munwa iratangarira umirwira babarira baziteye ndatuma akatugendera habura numwe ariko ya yidiraza iravuga iti ndahari data ndemeye yabagendera Yesu nashimwe haleluya mena niwe washoboye kuducungura ariko ya yidiraza iravuga iti ndahari data ndemeye yabagendera Yesu nashimwe haleluya mena niwe washoboye kuducungura Yarakomeje bazana bamarayika ninde muri mu bashaka kumanuka agacungura Adamu na Eva bose ko bacumuye baraceceka barya inzara abura numwe ariko ya yidiraza iravuga iti ndahari data ndemeye yabagendera Yesu nashimwe haleluya mena niwe washoboye kuducungura ariko ya yidiraza iravuga iti ndahari data ndemeye yabagendera Yesu nashimwe haleluya mena niwe washoboye kuducungura Banyacyubahiro mwijuru barabajijwe ninde muri mu basha kumanuka iribuka nabya bizima bine byose irabibaza bisubiza biti ntitwabishobora tubabarire ariko ya yidiraza iravuga iti ndahari data ndemeye yabagendera Yesu nashimwe haleluya mena niwe washoboye kuducungura ariko ya yidiraza iravuga iti ndahari data ndemeye yabagendera Yesu nashimwe haleluya mena niwe washoboye kuducungura ariko ya yidiraza iravuga iti ndahari data ndemeye yabagendera Yesu nashimwe haleluya mena niwe washoboye kuducungura ariko ya yidiraza iravuga iti ndahari data ndemeye yabagendera Yesu nashimwe haleluya mena niwe washoboye kuducungura Yesu nashimwe haleluya mena niwe washoboye kuducungura Turasuhuza nshuti bakundwa mu izina ry'umukiza akaba umucunguzi wacu Yesu Kristo ikaze mu kiganiro mugezweho n'itorero rya UCC hano kuri Hot FM 103.6 murakurikirana itorero rya UCC ni boy rifatanyije n'itorero rya UCC Kabuga turi kumwe rero muri studio za Hot FM namwe aho muri mudukurikirana muri mu ngo zanyu cyangwa mu kazi kanyu nziko mwari mudutegezanyije amatsiko kuri uyu wa kabiri rero twongeye kubasuhuza kandi turabiyegereza mwese inshuti zacu inshuti z'itorero rya UCC inshuti z'iyi program abanyamuryango ba UCC mwese aho muri turabakiriye tubane muri program mugezweho na Pastor John turi kumwe na Pastor Bena muri aka kanya mugiye kumva ubutumwa tubazaniye nucikanwe ni mu kiganiro cyitwa ububyutse burakenewe koko ububyutse burakenewe iwawe burakenewe iwanjye burakenewe mu gihugu cyacu turakomeza kuvuga byinshi rero kubyutse n'impamvu bukenewe kandi nawe uraza gusanga koko hari ikintu ukeneye impinduka mu buzima bwawe iyo mpinduka iyo mu buryo bw'umwuka
tugira ngo twakire umukozi w'Imana adusuhuze kandi ari we nadusengera turagize Imana muri gahunda y'uyu munsi. Turabashuhuje inshuti zacu, turabasuhuje banyarwanda mutwumva, turabasuhuje inshuti za UCC mukunda kumva iki kiganiro. Ububyutse burakenewe. Imana ibaha umugisha cyane kuba muba mutegerejanyije amatsiko saa 9 kwigera. Mukomeze mwicare mugubwe neza, mwumvirize neza kandi mwumve kandi munumvire. Reka dusenge. Mana yacu mu izina rya Yesu turagushimye turaguhimbaje dushyize hejuru izina ryawe kuko uri umutunzi w'imbabazi. Tugushimiye neza yawe n'imbabazi zawe, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye ko turinze kandi ukaturindira n'igihugu, tugushimiye kurinza abanyarwanda mu mahoro menshi cyane, tugushimiye mwami w'abami kuduha ubuzima mwami, tugushimiye ko abanyarwanda babateze amatwi bumva ibibagirira umumaro mwami wanjye. Data iri jambo tugiye kwiga reka mwami rye kuba impfabusa, reka rye kugwa ku butaka bw'akara, reka rye kugwa mu mpawa, ahubwo data mwiza rigwe mu butaka bwiza, ariyo mitima itegereje, ariyo mitima ifite amatsiko yo kuvuga ngo ndashaka ko Imana igira iki nkorera. Turagushimye mwami kugiye kuvugana n'ubwoko bwawe kandi n'abanyarwanda. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu dusenzemo, amen. Arakoze cyane. Ndagira ngo rero tubiyegereze mwese aho muri mu turere dutandukanye t'u Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi mushobora kuba mukurikira iyi radio. Ndagira ngo rero tubabwire ko tubazaniye inkuru nziza y'agakiza ka Yesu Kristo. Kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu ndetse no kuwa gatandatu niho muzajya mutwumva kuri iyi radio ku isaha ya saa 9. Ubwo ni kuwa kabiri kugera kuwa gatanu, naho kuwa gatandatu muzajya mudukurikirana ku isaha ya saa 6 z'amanywa, saa 6 z'amanywa kugera saa 7. Rero bisobanuke neza kuwa kabiri, ejo niba utaratwumvishije bimenye tuzajya twumvikana, tuzajya tubana nawe kuwa kabiri kuri isaha ya saa 9, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, naho kuwa gatandatu ni saa 6 z'amanywa. Nucikanwe rero buri munsi, gira umuntu kandi umenyesha awuzi ukwiriye kumva ubutumwa bwiza, ukuremerewe, ufite ibitero by'umwanzi, ufite agahinda akababaro mu buzima bwe. Mwifurize kumva no gukurikira ubutumwa bwiza tubazanira. Bwira inshuti yawe, bwira umuvandimwe wawe uri kure, mwandikire ka message, mwoherereze uyu murongo ashobora gukurikiranaho iyi radio, ashyira agashinge ke mu 103.6 Hot FM. Ni radio yitwa Hot FM, radio ikuzana ubutumwa bubatura, ubutumwa buhindura. Iyi program by'umwihariko ni program yashyizweho n'itorero rya UCC riyoborwa na Apostle Charles Rwandamura, umushumba w'iri torero w'Imana irimo ikoresha ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye hano muri iki gihugu. Uw'Imana icishije amagambo akomeye azanye impinduka. Benshi bamwitegereje baravuga ngo ni impirimbanyi y'imindura amatwara, kuko ni umugabo buri munsi uhirimbanira kubona impinduka, ni umugabo uhirimbanira kuzana impinduka cyane mu isi y'umwuka, mu gakiza, kuko ni nabyo ahamagariwe kuzana impinduka, ahamagariwe gutuma ibintu bihinduka kandi ibintu biba. Buriya hari abantu batuma ibintu nta mpinduka bazana, ntacyo wishe nta nicyo bakijije. Ariko iki ngiki umushumba wacu ntabwo ariko ameze, ni umugabo uhirimbanira kuzana impinduka nziza. Uzamwumva kenshi avuga kwicomokora ku idini, uzamwumva kenshi avuga ko ibintu bigomba guhinduka, Yesu utariho igitangaza bo ntabwo azamukurikira. Uzamwumva kenshi avuga amagambo akomeye ngo umukene nazajya mu ijuru. Bene ayo magambo atuma abantu basigara bibaza ariko se yavugaga iki, koko abakene tuzajya mu ijuru? Ariko abivuga muri experience, kuko yazi ubukene, azi kubaho ufite n'ibisaga. Ibyo byose ubwo buzima bw'imande zose arabuzi, azi ibitekerezo by'umukene, azi imyumvire n'imikorere n'amagambo y'umukene. Rero nakubwira nk'umuntu ufite imyaka 64, imyaka 30 igera muri 30 n'iyindi mu butumwa bwiza, jya umenya ngo aravuga ibyazi. Niyo avuze ngo umukene biragoye kandi bimworoheye kuzabona ubugingo buhoraho, kuzabona ijuru. Rero uyu mukozi w'Imana, ari abantu bamwe navuze ngo bavuga bati ni impirimbanyi y'imindura amatwara. Rero abazana ubutumwa muri iki gihe buvuga ngo ububyutse burakenewe. Ubu butumwa burabwirizwa kuri radio, burabwirizwa mu rusengero rwa UCC hariya, ni wowe UCC Kabuga, UCC Gikondo, uraza kwasanga za UCC Nyamata bavuga ngo ububyutse burakenewe. Dufite amasengesho y'iminsi 210, tumaze ukwezi kurashize, iminsi igera muri 32 kugeza ubu.
rero ndagira mbwire buri muntu wese ukurikira ngo ububyutse burakenewe. Ubu nibwo butumwa umugaragu w'Imana tuzaniye intumwa cyari Rwanda mura arabwira buri muntu wese ahari ngo asobanukirwe ko ububyutse bukenewe. Ukeneye ububyutse mu rugo rwawe, ukeneye ububyutse mu itorero ryawe. Pastor umushumba aho uri hose turakubwira ngo ububyutse burakenewe. We nureba ko bikenewe mu rusengero rwawe, iyo witegereje ukareba uburyo umwanzi abasuzugura, uburyo ibintu byagiye bisubira inyuma mu buryo butari bumwe, ntacyo ushobora guhamya ko ububyutse bwa bukenewe. Ufatanye natwe rero dusengane hirya no hino mu gihugu. Turahamagarira gusenga, turahamagara abanyarwanda mwese kugira ngo tujye imbere y'Imana dusenge, dusabe ububyutse. Dukeneye ububyutse mu gihe nk'iki ngiki, ububyutse mu matorero, mu myizerere. Hakeneye impinduka rwose, twe kubeshya. Impinduka irakenewe mu myizerere, kuko ibintu iyo usanga byose byatangiye gusa, byose ubona byose bisa, ukabona byose imyizerere yose irenda gusa, ntago bisa. Iki ni cyo umukozi w'Imana akunda kuvuga, intumwa cyari Rwanda murakavuga ati jewe rero ndi umurokore, navutse ubwa kabiri, ndi umupentekote, sindi umugatolika, sindi umuporoso, sindi umuyisilamu, sindi umudive, ati sindi n'umurangi, ndi umurokore wuzuye umwuka wera. Yes, nuzuye umwuka wera. Icyo rero ni ijambo benshi batashaka kumusobanukirwaho neza, ariko ni byiza kumenya uri we, kumenya icyo urico, kumenya icyo kurimo, kumenya icyo wakiriye, kumenya itandukaniro ryawe n'abandi. Aravuga ati ariko ntago binkuraho ko umunyarwanda, ndi umunyarwanda tayo sa amacakubiri, ntago ari amacakubiri rwose, ndi umunyarwanda. Ndetse n'uwashaka kumvutsa kuba umunyarwanda rwose icyo ngicyo twagipfa. Atariko ndi umurokore, nyemera unyakire, unyemere ko ndi umurokore wavutse ubwa kabiri. Ndi umuntu w'umwuka, nemera guhanura, nemera ko umuntu wuzuye umwuka wera yahanura, yakwereka, yavuga ibintu bitarabaho bitanagaragara, ariko abireba mu buryo bw'umwuka. Rero tuje kubwira ngo impinduka igomba kuba mu buryo bw'umwuka, mu myizerere yawe. Umaze igihe kirekire ufite idini gakondo wakuriyemo, wabayemo igihe kinini cyane, ariko nta mpinduka ubona. Hari abantu bakeya bagenda basobanukirwa iki ngiki, ukabona ko umuntu akubwira ati jewe bigomba guhinduka. Mu rusengero rwacu dufite abantu barabayisilamu, barabagatolika, barabadive, barabaporoso, barabapfumu, baraguraga, baterekeraga, babandwaga, barogaga, barahindutse, banywaga urumogi, barayindaye, barabasinzi ruharwa, barahindutse. Ubu ngubu ni ibyaremwe bishya, n'abana b'Imana buzuye umwuka wera. Rero ndajya kugira ngo wowe urushye uremerewe, uyu munsi tukuzanira ubutumwa bukubwira ngo birashoboka. Turasoma cyane twe dusanga mu gitabo cya n'igitabo cya Matayo ibice 11 umurongo wa 28. Tukadusoma aya magambo wumve icyo tukuzaniye kuri uyu munsi. Reka dusome. Yego. Matayo ibice 11 umurongo wa 28 ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Aya ni amagambo yivugiwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Tuje kubwira tuzanye ubutumwa muri iki cyumweru kivuga ngo wowe urushye, wowe uremerewe, Yesu araguhamagara. Aya niyo magambo turi tuvuga iki cyumweru cyose. Niba hari umuntu uzurushye, niba hari umuntu uzuremerewe, aremerewe n'urumogi, aremerewe n'ubusambanyi, aremerewe n'ubusinzi, aremerewe n'umuryango, aremerewe n'urushako, aremerewe n'umubiri, ararwaye, ari mu bitaro yaraheze, ari muri gereza, ari hehe, ari mu buzima ki, uramureba ukararemerewe. Niba wowe utwumva ugira umugisha wo kutwumva, ukaba hari umuntu uzi, muteguze buri munsi saa 9 yumva amagambo tubazani. Tuje kubabwira inkuru z'umugabo Yesu wiyamamaza, aravuga ati jewe ndabaruhura. Arimo ariyamamaza Yesu, ariteguye kuruhura buri muntu wese. Imiruho yawe yari yose, agahinda ufite kariko kose, ibyago wagize, amakuba wagize, ye wabuze uguhoza, wabuze uguhumuriza, wabuze umuntu numwe wagutega amatwi, nta muntu usobanukirwa ibyawe. Abantu bose baravuga ngo nibakuzi nibagusobanukirwa, ariko Yesu arashaka kumva noneho. Yesu hari umuntu ashaka kumva, hari umuntu ashaka kumva, arabaza ngo ninde urushye kandi akabaremerewe. Ndi mfite amavuta ahagije, afite imbaraga zihagije, ukuboko kwe abasha kukurambura, kugakiza, apfumbatura ikiganza cye, agahaza kwifuza kw'abatuye isi bose. Muntu w'Imana utwumva, urarushye uraremerewe. Hari umugabo wiyamamaza witwa Yesu, ariyamamaza hano mu Rwanda, arashaka abantu bamutora, arashaka abantu bahamwemera, arashaka abantu bamwakira mu ngo zabo, bamwakira mu buzima bwabo. Aravuga ngo mwe abarushye n'abaremerewe. Nagavuze bamwe, abantu mwese atarabanuye ku butoni, waba ufite waba udafite, waba utunze waba udatunze, waba uzwi cyangwa utazwi, waba ugira umuryango. Aravuga ngo urarushye, uraremerewe, ngwino ahari arakuruhura. Yesu rero tuje kubabwira ahari. Ibyanditswe biravuga ngo aho inkongoro, aho inumbiri niho inkongoro ziteranira. Muri UCC tubonye Yesu arahari,
ni muzima aradutumye ngo mugene mumbwirire abanyarwanda mubwire abumva bose ngo niba barushe bakaba baremerewe bakaba barusha imiriho yabo bakaba badashobora kwiruhura bakaba badashobora kwigobotora imbaraga zibatwaza igitugu arashaka kukuruhura. Amen. Barananiwe barananiwe abantu bagira inama biranga wagerageje inama zose wagerageje kwiha discipline ari kurangurananiwe hari ikikuboshe hari ikikutwaza igitugu hari imbaraga zikuremereye Yesu arashaka kukuruhura. Amen. Pastor abantu gira icyo uvugana nabo. Hari umukozi w'Imana ejo bundi yavuze jambo nditekerezaho cyane ndavuga ariko umwuka wera w'Imana arahishura. Yes. Yaravuze ngo uyu mugabo witwa Yesu niwe watsindiye isoko ryo gucungura umwana w'umuntu. Kuko Eliya yarabonetse, Mose yarabonetse, Ezekeri yarabonetse, hari abaryamiye urubavu barabora kugira ngo bacungure umuntu biranga ntibyashoboka. Hari abikoreye amabuye, hari abagiye mu mudugudu cyangwa mu mujyi wose bambaye ubusa ariko birabananira. Hari abakoze ibishoboka byose bahanuye bamanuye inkuba biranga ariko umwami w'abami Yesu Kristo umwana w'Imana aravuga ati ndamanutse jewe ndabizi neza ngiye gupiganirwa iri soko hamwe n'ababahanuzi bari mwese ariko yawo Imana ihabwa icyo ni watsindiye iri soko isoko ryo gucungura umwana w'umuntu kuva atsindiye isoko ku musaraba cyagiye yavugaga ngo byose byarangiye amaze kuvuga ngo byose babandi bamujogaga babandi bamutungaga urutoki babandi bamutukaga ngo ntabwo yari umwana w'Imana nibo bahinduke baravuga ngo dore yari umwana w'Imana koko bimenyesha ngo ako kanya yari amaze guhabwa urufunguzo rwo gufungura umwana w'umuntu kuva muri bondagezi zose kuva mu minyururu yose kuva ku gahato k'umwanzi akariko kuva ku byago kuva ku nzoga nshuti yanjye we hari umushuti yanjye uherutse kumpamagara avuga ati nukuri mumfashe nakoze inyosha pastor ngo hari n'abatanga imiti nta muntu ushobora kuguha umuti wagukuraho inzoga ahubwo arimo araguha amaroza ahubwo arimo arakongerera kubishaka cyane kuko inzoga n'urumogi ni ibintu bimaze gufata intera ndende hano mu Rwanda ariko nkuru nziza y'umugabo amaze gutsindira isoko ry'ubuzima bwawe nta wundi wakubasha nta rushinge rwakubasha nta muganga wakubasha nta umwami nyine gutsindira ubuzima bwawe nshuti yanjye ushobora kugucungura urimo urarira cyane uravuga ati nanjye ndashaka kuba umuvuga butumwa nk'uwo mu mama numva nk'abo ku buraya kuryamana n'abagabo nk'ijana ku munsi umugabo wamaze gufata isoko ry'ubuzima bwawe yaratse kugira ngo ucungure erega nshuti zanjye natwe twari abanyabyaha natwe twanywaga inzoga natwe twari abasambanyi natwe twari abanyabibi byinshi cyane ariko ubu ngubu turaba umudendezo niyo dutambuka mu muhanda umuntu arakubona akabona uri umudendezo kuko Kristo Yesu agukura ku minyururu akugira umudendezo nshuti yanjye. Amen. Hallelujah. Yesu aguha umugisha. Abantu hari umuntu utekereza avuga ati niba yakomezaga akavuga hari umuntu ubyumva amaze gukizwa akakanya aratwumva aravuga ati aho hantu mufashe niho. Imana iguha umugisha ukomeza udusengere. Kambwire umuntu wese utwumva wari utarasobanukirwa neza. Yesu arivugiye aradutumye ngo tukubwire ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze mu musange nimuze mu nsange ndabaruhura. Ijambo ashaka gukora ikintu ashaka gukora mu buzima bwawe nuko kuruhura. Hari abantu barushye hari abantu bahagira hari abantu bafite na muzunga mu buzima bwabo. Niki kibatera muzunga? Ni ibibazo by'isi no ibibazo by'ubuzima ni ingorane no kubura ababyeyi no kubura inshuti nziza no guhemukirwa no kuba yarahemukiwe n'umugabo yashatse guhemukirwa n'umugore yashatse no guhemukirwa n'abana yabyaye yonyeje. Hari umumama umuherutse kuza mu rusengero rwacu ararushya remerewe abana bamwirukanye mu rugo abana byara umwana w'imyaka 18 abana b'imyaka 18 n'umugabo we bafatanyije. Umugabo aramubwira ati abwira abana ati mama wanyu nani kigenda niwe nyirabayazana yose. Uyu mugore arakijijwe akunda Imana yihanganiye byinshi aratwita inda y'amezi 8 ari hafi kubyara n'ibintu byinshi ababa yaremerewe. Abana bahagurutse bamukomanyiriza buri kintu cyose bamukomeranyiriza buri kintu cyose aravuga ati nta kintu bwongere gufata muri uru rugo. Niwe wabibyariye abahungu n'abakobwa niwe wabibyariye ariko birashoboka wa mubyeyi utwumva ntugakora ikosa ryo guteranya abana n'umubyeyi wundi. Niba ufite ibyo upfa n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe wirinde kubizanamo abana urabatera ibibazo. Abana barazana imivumo yo gutuka nyina yo guhemukira nyina. Inshuti rero twumva
ndagira ngubwire ngo buri kintu cyose cyaguhinduka koko. Inshuti yawe yaguhinduka, umugabo mwasangiraga, mwasangiye, mwabanye, mwakundanye yaguhinduka, umugore yaguhinduka, abana baguhinduka, wibyariye watwitse amezi 9 ukabonsa, ukabarira ukavunikana nabo ukarara amajoro. Aba mama nekereza ukuntu murara amajoro, umwana adasinziriye yarwaye, arakangutse, ibitotsi bikabapfiramo, ariko umwana amare gukura, namaze kuba umwangavu, namaze kuba ingimbi, agatangira gusuzwa no gutera imigeri, akibagirwa yibagiwe se naha agaciro amajoro waraye. Niba ufite ikibazo kimeze gito nawe urarushye, ubu tugere kuri UCC tugusengere, kandi n'uwo mwana umuhendahende umuzane, yatwawe n'urumogi, yatwawe n'uburayi, yatwawe n'amabuate, aba mu nzoga, siriduwiri zirenda kumwica, muzane muhendahende buhoro buhoro umuzane kuri UCC, cyangwa uze wowe urarushye vayo kuri UCC tugusengere. Abantu hari abantu bakomeje kuduhamagara batubwira bati pastor turashaka kuza mu dusengere, Imana ibaho umugisha, turaza kubonana nituva muri studio tuhuriye ku rusengero tubasengere. Harabona haye gahunda ko ngomba kubabona, muze tubasengere, nawe utwumva vayo dusengane, turi imbere y'Imana ku bwanyu, turi hano ku bwanyu, tuje ku bwanyu, tukuyobora inzira ikwiriye, tukubwira icyakuruhura n'icyazana amahoro. Satani ye kukwihererana, nta mpamvu yo kwiyahura, nta mpamvu yo guturugorwa, nta mpamvu yo gutorongera. Turakubwira ngo Yesu arakwihamagarira, ngwino niburushye kandi ukaburemerewe, ariteguye kuguha ikiruhuko, kuruhuka mu mutima wawe, araguha amahoro, aguha umunezero, ibitekerezo byawe bituze. Hari abantu bafite ibitekerezo byenda kuyaga, barinda gusara. Pastor Karame, nigeze kubura amahoro mu buzima bwanjye. yes, nzajya mvuga ubuhamya bw'abandi nshyiremo n'ubwanjye, kuko Yesu yangiriye neza kugira ngo mbuvuge abandi nabo babohoke. haleluya. Nari umukobwa mwiza cyane ariko udafite amahoro, mbura amahoro mu muryango, mbura amahoro mu sosiyete, mbura amahoro mu mudugudu, mbura amahoro ariko mbiterwa n'iki? N'uburwayi nari ndwaye. Uburwayi bunca ku bantu, uburwayi butuma ababyeyi bashaka kunyihakana, kuko inshuti za mama zarazaga zikamubwira ngo disipo mama upfushije umwana ahagaze, disipo umwana wawe mwiza nk'uyu uzigera umushingira se, dore arahumye. Inshuti zanjye nari ndwaye amaso, ariko Yesu yangiriye neza kubera kubura amahoro cyane. Igihe kimwe mfata icyemezo cyo gushaka kwiyahura, sinzabura kubivuga. Nshaka kwiyahura nijugunya mu modoka, imodoka iranyanga irambenga, ariko Kristo aho modoka yantoraguriye, aha abavandimwe niho Yesu yantoraguriye. Aho inshuti urarushye uraremerewe ndabizi, ufite nimba n'agahinda ku mutima wawe, ariko nimba n'agahinda byatumaga nifungira mu cyo kumara ukwezi, nigeze kumara iminsi 30 mu cyo mba mu mwijima gusa, ariho bangabo nk'umuntu myaka 30 amugirira neza muha amahoro. Ndimo ndakubwira Yesu wangiriye neza, wasanze akambohoraho ingoyi zose, nta maso nyirwara nshuti yanjye. Icyo gihe nambaraga n'amahoro ya marinete, kurarana marinete ngo nyararane, ngo kuburyo aho mbyukira nimbumbura amaso ngo ndaza guhuma. Ariko hari Yesu ushobora gukuramo uburozi bwose mu mubiri wawe, hari Yesu ushobora gukuramo imungu iyo ari yo yose mu mubiri wawe, mu magufa yawe, mu nyama zawe, kuko hashka bari barambwiye ngo tukubaza ayo maso tukayo, nubwo wagira amahoro ariko nabwo nta mahoro nari kubona. Ariko umwami w'abami aransanga ngirira neza, amahoro ndetse ku mubiri amahoro aragaragara kuri njyewe. Nuko inshuti yanjye rwandamura ayo mavuta ugaca sinsanze muzehe ngo sinsanze rwana, ndakubwiye ngo turaha kuko dufite umujinya
tugutwaze igitugu kandi kigomba kukurekura mu izina rya Yesu kuko turavuga Imana nzima twabonye kandi twahuye nayo. Nshuti yanjye komeza ukurikirane urabona ubuzima uyu munsi wa none. Uyu munsi hari umuntu Imana ishaka kugirira neza, hari umuntu Imana irimo kubahora ku minyururu. Nawe urumva niyo ugenda mu muhanda uragenda gusuhuza nk'umwumve umutima wawe. Reka nkubwire hari Imana ishobora kugutabara. Yesu akugirire neza cyane. Urakoze cyane inshuti mutwumva. Turaguhamagarana kwinginga kandi n'ijwi ry'imbabazi. Tuzi ko bitakoroheye kwikuraho uri. Ntago bikoroheye kuko natwe ntago umunsi twabwirijwe ari wo munsi twakiriye agakiza. Twabanje kugira impaka nyinshi ndabizi nawe urazifite. Ufite impaka uvuga utanga rwose baje kudushyushya ahangaha. Twari dufite ubwoba, twari dufite isoni, ni cyane isoni z'ibyaha byacu. Hari n'abavuga bameze nkanjye ngo bazaduhagurutsa mu rusengero rwabo bakora tubwiye ngo twatura ibyaha byacu. Inshuti zanjye zizumva gute? Inshuti zanjye bazabyumva bate? Ibyo byose kamubwire. Hari ibintu byinshi ugomba kwiyambura. Izo ni isoni z'abadayimoni n'imyuka ikwihererana. Ntabwo nugera mu rusengero rw'abarokore ukuri bubisange biraza kugutangaza. Iyo ugeze muri UCC uko watekerezaga siko usanga bimeze. Ndajya mbwire buri muntu wese utwumva fata icyemezo ku buzima bwawe. Fata icyemezo, ufata ingamba zo gukizwa 2017 n'ubu mwaka wo kongera gupfusha ubusa. Dore nabwiye abantu kandi ndacyabivuga n'ubu. Imyaka umaze kwisura yizi uko ingana. Urayizi ariko iyo usigaje ntago yizi. Ubwo utayizi rero jewe nyita imyaka y'inyongera. Ndakubwira wewe ahuri uri mu myaka y'inyongera. Hanyuma rero niba ugiriwe icyizere ugahabwa andi mahirwe yo kubaho uyu mwaka 2017 menya uko witwara. Wipfa kwitwara uko wiboneye. Itondera imyaka Imana ikongereye, itondera igihe Imana ikongereye, ukitwaremo neza. Imyaka ishize ibya kera wagenderaga mushobora kubisiga. Ariko ushobora gufata icyemezo uyu munsi. Urubasha gufata icyemezo uyu munsi ukagenda neza muri uyu mwaka. Uyu mwaka kugira ngo ubonemo umugisha utariho umuvumo, ubonemo amahoro, ubonemo ubutsinzi. Araguhamagara ngo niba urushye ukaburemerewe vayo kuri we. Yesu Kristo ari mu bakozi be. Yesu Kristo arakorera mu bakozi b'imirimo n'ibitangaza. Yaravuze ngo ubayemera azaba ari igihe yemeye kandi azemera n'uwanumye. Ubemera akemera ibyo muvuga. Yesu aravuga ngo niba mutwemera mukemera ibyo tubazaniye. Uze gusoma Matayo 10:40 uraza gusanga ayo magambo. Niba wemera Pastor John na Pastor Bena ukemera ko amagambo bavuga batumwe n'Imana bavuye kuri Yesu. Wemeye na Yesu, wemeye n'umwana kandi wahawe umugisha. Utwaye igitangaza cyawe. Niba uremerewe ahantu uri wigunze uravuga ngo abantu bose baragutaye. Nta muntu ukumva ugutega amatwi. Niba ugerageza gusobanura ibyawe uvuga amagambo aterekeranye kubera ko wacanganyikiwe. Uvuga amagambo aterekeranye umuntu akagerageza gutega amatwi nasobanukirwa ibyo uvuga. Ariko hari umugabo Yesu usobanukirwa neza. Uravuga uko uvuga kose akavuga ati iyi ni impamvu yabiteye ndayizi. Icyakuruhisha ndakizi. Ntago bigusaba no kusobanurira cyane. Ntago gusaba no gusobanura byinshi cyane. Muri minsi dufite umukozi w'Imana Reverend Fred Nyamurangwa turi kumwe hariya mu itorero rya UCC kuva mu cyumweru cyashize n'ubu turacyakomezanya imigoroba. Hari ubwiru buhambaye arimo atwigisha. Hari amagambo adasanzwe arimo atwigisha. Arimo atwigisha ngo niyo tugiye imbere y'Imana. We kujya kuyibwira amateka yawe. Ujye gutinda wibwira ibya kera. Yibwira iby'ubukuri n'icyo ushaka. Ntubwire uti dore uko ndi nuku ndashaka impinduka. Ndashaka iki n'iki gihinduke. Kuko wawe yabanje kutwigisha ko Imana ari data wa twese. Atwereka ko tukwiye kugira umubano nayo. Data wa twese rero arashaka ko tumubwira uko duhagaze. N'icyo tumwifuzaho. Wijya kumubwira amateka yawe. Ujya kumubwira uko wababaye, uko washonje, uko wiriwe ubusa, uko waraye rwanambi, uko watawe, uko ibyo byose arabizi. Aranone araguhamagara ngo niba wiyumva mu kumaze kuruha ukumva ko uremerewe vaya kuruhuri. Uratwumva uri Karongi, waba utwumva uri Rulindo, uratwumva uri Gicumbi, uratwumva uri Musanze cyangwa Gakenke, sinzi ahantu herereye wita kuri. Niba uri Ruhango birashoboka, wari kumugina birashoboka ko wagera kuri UCC. Ushobora kuba utwumva aka kanya bavuga uti genda Muhanga, ariko nagera naho ngaho gera kuri UCC. Iminsi yose turaterana buri migoroba, amanywa twirirwa mu dusenga twinginga Imana. N'ubu twasize abantu ku gicaniro. Umunsi w'ejo by'umwihariko tugira amasengesho ya Tabita. Vayo mu gitondo 3 vayo twirirwa imbere
hari ukuboko kw'Imana kugiye kubohora abantu hari imbaraga z'Imana zigiye kubohora abantu turimo turasenga ubwami bwawe imbaraga icubereke kigaragare igitinyiro sengero turimo turinginga Imana ngo ukuboko kwayo kubone abantu bakira uburetwa n'agahato Satani abatwaza abantu bari munsi y'uburetwa n'ukuboko kubaremerera kwa Satani igihe cyanyu kirageze aho uri hose mu gihugu icyo ari cyo cyose turi kumwe natwe Yesu Kristo ukorera muri twe kuricaranye turagendana turabana arahagurutse aravuga ngo ashaka kuruhura muntu hari umuntu Yesu ashaka kuruhura hari umuntu uri mu rugo kugukiza ashaka uhindura amateka yawe wowe twumva ushaka kuduhamagara cyangwa kutwandikira ubutumwa bugufi kuri iyi telefone tugiye kuguha muri studio turi fite umurongo wa telefone muri studio za Hot FM ushaka kutwandikira kuri 078 ukongeraho 4 ukongeraho 6 2 ugaherutsayo rimwe utwandikire cyangwa uduhamagare ubutumwa bugufi tusengane nawe nongere nsubiremo 078 4 6 rimwe ushaka kwandika ku murongo wa Tigo cyangwa uhamagara 0722 44 rimwe ndasubiramo 0722 44 rimwe twandikire cyangwa uduhamagare dusengane nawe hari inshuti yacu bamaze kutwandikira witwa Alan nguradukurikira urimo urahabwa umugisha Alan Imana iguhe umugisha huri aho ngaho muri Kotrako abo muri Kotrako mbese bose barumva nibakwiriye kumva ubutumwa bwiza se bagakizwa Yesu arabashaka rero babwire ko dushaka gusengana nabo kandi bajye bamanuka bagere kuri UCC hariya niboy bahabwa umugisha nuko abasige yubazana mu nzu y'Imana inshuti yacu duhamagaye hello mwiriwe neza kuri radio yego ni Hot FM ni Twizere Robert uherereye he yani Kinyinya ufite cyifuzo ki Robert nkunda Imana nkunda n'abakozi bayo yego ariko ndafite ikibazo mu buzima kubera abadayimoni b'imiryango batuma ntacyo ngeraho nansengera mwamfashe hanyuma se wageze kuri UCC tukagusengera Robert kurushaho ko ukinyinya atari kuregera ku butaka bwera hariya niboye mu mibyizi umunsi w'ejo wa gatatu zirirwamo dusenga na nimugoroba uyu munsi dufite amateraniro hagire tugusengere izo mbaraga zikuboshye zirakurekura mu izina ry'Umwami Yesu ni mukahe gace ni hariya muri Sonatibe urahabona Sonatibe oya Kicukiro Sonatibe niba ndi ku kazi ko ku manywa na nijoro kandi ntago mbondohoke urumva se nyine twagufasha turagusengera nuve kuri radio yego turibona kuyobora neza UCC iherereye tugusengere Robert urakoze inshuti yacu izi nimero bura ndazifata nimbohoka nzabasanga turaza kuguha nimero yacu igendanwa iyo muri studio nimero yacu igendanwa niri budushakeho arakoze Robert tuyizere anzi ko ahabwa umugisha hari inshuti yacu yindi duhamagaye watwandikira aravuga ati Yesu ashimwe ndabakurikiye nejejwe n'izina Aposo araduhirimbanira mami nawe ati Yesu yatsindiye isoko yego aravuga ati Yesu abaho umugisha ni Honorine mama Honorine Imana iguhe umugisha yaraho ngaho mama Honorine akorera hafi ya UCC hariya Uwiteka guhe umugisha katwakire mwe ndatalo okay nagashoye kudufatisha turakomeza inshuti badukurikiye turagira ngo tubabwire ngo hari icyo Yesu ashaka gukora mu buzima bwacu wowe uremerewe n'abadayimoni barakwibasiye baravuga ngo bizahinduka Yesu yakubwiye ngwina kuruhure arakuruhura Satani yabishaka atabishaka tuje kuvuga ngo kumaka by force by fire urabohoka Yesu arakubohora mu izina rya Yesu by force by fire you must be free abadayimoni bakoshe bakurekure kuko Yesu arakwihamagarira yakubwiye ngo wowe urushuremerewe ngwina kuruhure buri mwuka wari warakwigaruriye arawutsinda buri imbaraga arazinesha twandikire 0722444688 n'umurongo wa Tigo ushobora kutwandikira cyangwa kuduhamagaraho ushobora kongera guhamagara kuri MTN 0784444688 turakwiteguye kugira ngo tugufashe muri iyi minota dusigaranye
mwene ndatu twandikiye nawe aragira ati Yesu ashimwe mumfashe nifuza kureka icyaha cy'ubusambanyi ariko byarananiye nukuri ntabwo nagira nako nagira mungira inama ndasenga pe ariko sinsi ntabwo arashobora gutsinda turagusengera nshuti yacu kandi udushaka intambwe aze ku rusengero tumugire inama yes akeneye inama akeneye inama pana amasengesho yonyene uko niko kuri allo muraho pata muraho neza dia NSABIMANA Eric Nyamata umeze ute Yusi ye amakuru yanyu turaho sanzima uko nakubuza umeze ute umeze ute ndaho nakomeye Eric umeze neza meze neza kabisa ku rusengero aho ngaho urahaheruka se ku cyumweru nari impari Imana yagwe icubahiro ibitangaza birimo bikoreka aho ngaho Nyamata nawe ngira ngo wabibwira abantu bakanabyumva nona ibitangaza byo birahari ni byinshi kabisa ngo hari umugore uherutse kubyara yari amaze imyaka 2 yarananiwe kubyara ngo ubu ngubu yarabyaye yarabyaye yapfuye gukandagira muri UCC ubu yarabyaye ndetse numvise n'ubundi buhamya ngo amaze kubyara umwana we bamwohereza ibintu by'ibyimba ku mubiri umukozi w'Imana Francis Ruterana aramusengera umugore yagarutse ku cyumweru avuga ati sinakwiherana ubu buhamya rwose niko bimeze hari ubundi buhamya se ufite aho ngaho Nyamata kuri UCC Nyamata hari ubundi buhamya ushaka kuduha ubuhamya bwo ni bwinshi kabisa ariko se Eric wajya gunkura urumogi wakijijwe Imana yakijije igatabarika gukiza urumogi ibyo nararukiza ahubwo nanjye nuko za umwanya ngatanga ubuhamya da ahubwo n'ubu wabutanga hari abanyarwanda barakumvirega abanyarwanda barakumva ukuntu wakiza urumogi wabitubwira abantu bamenye ko Imana ifite imbaraga zifite kabisa narabikize kubinywa bitabi byose oh my god no kurara mu kabari to no kugangika kugangika waranagangikaga mbese imyaka wararaga mu kabari ugenda uraraguzwa mu ngo z'abantu ntabwo ndi kumva neza Eric rero Imana igumugisha kuko ubuhamya bwawe bujya bunangaza uyu musore yamaye ubuhamya n'ubu arumva ko agishize amabanga kubuha n'abanyarwanda bose yewe Imana umumugisha Eric ubuhamya bwe buratangaje katwakire na nundi hano hello Karame Mwiriwe neza nitwa Nyashuti yego mu Kicukiro yego mama nanjye ndagira ngo musengere Imana yego mama tugusengera iki mama ndwara mu matwi ntihajya hakira urwara amatwi ntihajya hakira ubusa Kicukiro uherereye ahagana he Saint Joseph ni hafi ya UCC rero nasabaga ko watera intambwe ukamanukira ku rusengero rwa Eden ruraho rwa DPR ukagera kuri UCC ni munsi y'ibiro by'akagari Kaniboye tugusengere kuko Uwiteka arashaka kukubohora bw'Imana gutumye utwumva uwo mudayimoni tukabukira ukure kure mu izina rya Yesu murakoze yego Imana igumugisha mama yego namwe ubwo urakoze gukurikira hello okay bagonganya ari benshi allo mwiriwe neza mama Patience Kimisagara yego ndashaka ko munsengera ngira abadayimoni wo kuvuga nabi sinjya nihangana umuzinya sinjya mbogarira mbese umuntu amushimira yes mama rero uwo ni umudayimoni koko nkuko bivuze atuma utabona umugisha sinjya nihangana mvuga nabi umusiha kandi simba mbishaka kandi ukeneye kugera ku rusengero rwa UCC tukagufasha kurushaho kuko dushaka kugira inama buryo ushaka gutsinda uwo mwuka burya n'umwuka usenya byinshi imigisha yawe wifungira amayira y'imigisha rero geraho kuri UCC hariya ni boy tugufashe tugusengere tukugire n'inama wahabwa n'icyanditswe cyagufasha sonatibe wahamenya sonatibe ku cyapa gusa nahandi nigize ndenga ni ku cyapa gusa nagarukiye ugeze sonatibe fata akamato gahita mungeze kuri UCC ni boye barahakugeza tugufashe kurushaho kuwa gatatu twirirwamo tuba turi imbere y'Imana dusenga nuzacikana ari moto yakugeza cyangwa taxi irahagera moto niyo ufatira aho ngaho sonatibe yes murakoze munansengere wenda bijyana rara bimvuyemo witwa mama nde
amapasiyanse. yes mama Patience rero turagusengera izera imana. harundi uduhamagara nawe katumwitabe. Hello Karame. Mwiriwe mama. Bondi twamagana. Uri Rwamagana witwa nde? Murenge wanjye nitwa na Orge Celestine. Yego Celestine. Ejya mu nsengere. Yego. Maze ameza ageze murane umudamu tutari kumwe. Umudamu ni muri kumwe jya hirya ya radio gato. Yego. Ahubwo zerukana. Ngiye abana bane ndi kumwe nabo bonge nyine bonayo mu nsengere umudayimoni agende. Umugore se rero biragusaba kugirwa inama kugira ngo ubugeze mu bana bane umugore agusige ukeneyemo inama wateye inama ukagera kuri UCC ni ubabajwe nabyo ukagera hariya UCC Kabuga ugahura na Pastor Bena akagusengera akakugira inama. Ikabuga hariya kuri Gako. Ikabuga ndahazi ndahabona. Yaha ugeze Ikabuga mu mujyi. Yego. Wafata akagare wafata akamoto ukababwira ngo munjyane mu kigo kwa Richard ku rusengero rwa UCC ariko ubabwiye mu kigo kwa Richard nibwo bahamenya cyane. Aho ngaho uzahadusanga. Rwose ubonze ukunda guterana ryari? Duterana kuwa gatatu kuwa kane no kuwa gatano gutangira saa 10 no ku cyumweru gutangira saa 2 za mu gitondo. Ku cyumweru wanyaruka kaza mutangira saa 2 za mu gitondo. Yego. Ahubwo noneho naza ariko mugumye mu nsengere dore ko umudayimoni rwose agenda agakarira abana. Ariko bikeneye no kuganira tukamenya uko bigenda. Bose. Sawe Imana iguhe umugisha. Amen. Urakoze cyane Celestin. Hari abandi batwandikiye ubutumwa bugufi aravuga ati urakoze cyane. Hari abatwandikiye ubutumwa bwanyu burimo kutugeraho. Uyu yavuze okay urakoze. Katwakiri uyu yanditse aravuga ati Imana ibaho umugisha ijambo mu nsengere ndarwaye ni Musoni James Nyagatare. Musoni turagusengera nuve kuri radio yawe. Uwiteka Imana nyengabo arakugirira neza kuko uwo iyo ndwara si yo kukwica uhumure. Yes, undi watwandikiye nawe ubutumwa gufara avuga ati ndashima Imana ko nabyaye umwana muzima kandi naravukanye ubwandu. Cyo ni gitangaza gikomeye n'ubwandu turagusengera ngo Imana yo mu ijuru ikora igitangaza ukire kandi burundu mu izina rya Yesu. Yesu arabishoboye. Undi ati nkunda Imana n'abakozi bayo nziko nta ndwara yamunanira ngiyewe ndwaye sida mumfashe gusenga munsengere Imana inyize kandi ime n'umwana shuti yacu nayo turagusengera nuve kuri radio Uwiteka Imana yacu ashobora byose tumubonye akora ibintu bikomeye za kanseri zikiza nucikana uyu ati nitwa twayizigiye munsengere nanjye ibintu bijya bimfata bikaniga gera kuri UCC wowe tugusengere twagira Imana tugusengere twayizigira Imana ikugire neza. Hari abazimu batapfa kugendera kuri radio ukeneye kurambikwa biganza. Undi aravuga ati Imana ibaho umugisha abakozi b'Imana ndabakunda ndababwira ukuri nimwumve Bena kuri radio gusa mugere ku rusengero murebe imirimo n'ibitangaza Imana imukoresha hano Ikabuga. Ati arasenga indwara zigakira inyatsi zikagenda Imana nimuze mwirebere jewe ndumuhamiriza nahageze meze nabi ariko meze neza cyane. Yesu yangiriye neza. Urakoze inshuti yacu kubwo buhamya. Iyo uvuga n'izina ryawe abantu naryo yashyizeho. Uyu mwene data wari ufite ikibazo cy'abadayimoni bamuriga ati arotari kurya ibintu bimeze nk'ibyatsi nk'ibyansi bikansya bikamuca mu mazuru no mu kanwa umwuka ugahera. Umva abadayimoni umwuka ugahera. Ihute cyane ahubwo uze ku rusengero urambikweho ibiganza abadayimoni bakure kure urusengero UCC wumve kuri hafi iruka cyane. Hari abakozi b'Imana basizwe. Hari undi nawe yanditse ubutumwa bugufi aravuga ati jewe ubutumwa buraza ari bwinshi abantu barashaka kugirirwa neza n'isumba byose. Uyu yanditse nawe avuga ati nambaje Imana Deo munsengere ndi umusirikare mfite ikibazo cy'amakimbirane muri famiye genda kijijwe. Murakoze inshuti yacu. Yesu abasha kukugira neza akagutabara kuva uyu munsi wa none kuko niwe wagukiza amakimbirane. Mr Deo uyu ati mbibutare kubera amateka y'u Rwanda nakuriye mu buzima bubi bwo muhanda ndimfuza gukiranuka
nifuza gukiranuka birandushya kubera ubuzima ndaremerewe Uwiteka arakwibuka nawe aragukiza uwo muntu akeneye kwegera kutwegera tukamugira inama ushobora no kuba mu muhanda ukazabona n'umuryango ubamo sure undi yanditse aravuga ati ese ngo Yesu ashimwe munsengere nzakire sida urayicira kuko Yesu ashoboye byose Robert nawe yanditse ati munsengere mve mu bushomeri murakoze inshuti zacu murimo mutwandikira hari ubundi butumwa butugezeho inshuti zacu mukomeza kutwandikira turacyakomeza gusoma ubutumwa bwanyu mwatwandikiye yanditse agira ati aragira ati Yesu ashimwe pastor mwazaduhaye ishami rya UCC hano Ingoma East muri East ni Valence murakoze Valence inshuti yacu ujye udusurukanyuza mukaza wowe n'umuryango wawe muri Ngoma gerageza tugera space yose nawe ati munsengere mu byaha kandi mve mu byaha kandi imene imbaraga space yose ukuboko kwa Yesu kurakugeraho kandi uratabarwa vuba cyane mu izina ry'umwami w'abami Yesu yes inshuti yacu indi watwandikiye ubutumwa bugufi nawe yanditse agira ati turebe ubutumwa bwe aragira ati twayigize message yari ndende twagusengeye amen turagusengera mu kanya gato iminota dusigaranye turagira ngo tugire abantu babiri twakira bashaka guhamagara ushobora kuba uri aho ushaka guhamagara uri ku murongo tujya twakira hello yes witwa nde Belinda ndashaka gusengera nzoga kwa kombitwa n'umugabo wanjye urushwa n'umugabo wawe urakijijwe Belinda Dorine urakijijwe oya ntago nkijijwe utegereje iki se ko Yesu ashaka kokizwa nanjye ndabishaka noneho rero Dorine uhaturagakiza uyu munsi ukiri kuri radio turagusengera kandi tukugire n'inama yuko watera inama ukatugeraho uherereye he ndi hano za Remera wageze kuri UCC tugafatanya gusenga tukakugira inama tana kwa gatatu sangahe mu gitondo saa 3 kugeza saa 9 turasuri imbere y'Imana dusenga nuhagera uzamenya byinshi tugufashe kurushaho you're welcome turagusengera mu kanya gatoya nuve kuri radio yawe okay mu minota mike reka dufata akanya ko gusengera abantu batanze ibyifuzo bitandukanye Pastor Bena agiye gusengera bashaka gukizwa ndetse n'abandi bantu bose muri rusange gende busengera abantu batanze ibyifuzo nabanditse ahangaha tubasengere kandi imbere yuko dusoza tubahe telefone zacu zigendanwa twongeye kubarangira aho dukorera reka wowe ufite umutima ucishijwe bugufi uvuga ngo ndashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye kugira ngo nduhure imitwaro subiramo aya magambo uvuga ngo mwami Yesu ndagushima kubw'ijambo ryawe kuko rifashe ku mutima wanjye kuva uyu munsi wa none ndakijijwe nakiriye ijambo ryawe mu mutima wanjye natuje akanwa kanjye nijeje umutima wanjye ndakijijwe kuva uyu munsi wa none amazina yanjye uyandukure mu gitabo cy'urupfu no kurimbuka uyandike mu gitabo cy'ubugingo urakoze Yesu kuko mbabariye reka ngusengere nk'umukozi w'Imana data mu izina rya Yesu reba uwo mudamu reba uwo mugabo reba umusore reba umukobwa umwana umukuru n'umutoya batuye izina ryawe uyu munsi wa none reka ubakire ubiyegereze bashyire mu gituza cyawe mwami wanjye wabumbatire ubakize icyago n'igisana cyo nk'uko bakirije Gehinomu kuva uyu munsi wa none ubuzima bwabo bugendera imbere yawe urakoze kumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu amen hari abantu bafite uburwayi shaka gusengerwa uburwayi reka dusengera abarwayi fata ahantu ubabaye ufate no kuri radio kuko twebwe twizera ibitangaza bya Yesu Mana mu izina rya Yesu wankoreye bikomeye n'ibitangazo kabutumye mbivugira mwami w'abami kuri radio kugira ngo abantu barushye baremerejwe n'uburwayi bose babyumve ndasaba imbaraga zankijije mwami wanjye zinyuze mu bakozi b'Imana bansengeye zimanuke muri aka kanya zikize kanseri zikize sida kuko ijambo rya riravuga muri Yoweri ngo n'amaraso yahumanye basha kuyahumanura mu izina rya Yesu imbaraga zawe zibohore kandi zibohore burundu bakure ku ngoyi z'uburwayi mu izina rya Yesu dusenzemo amen
harimo n'indata y'ubutare tujya tugusengera huri wowe uvuga uti kubera amateka n'ubuzima butandukanye bubi wanyuramo umwami w'abamara kuruhura turagusengera aka kanya uri kuri radio yawe kambanza nangirane nawe negetse buri imbaraga zose zikubuza amahoro buri mwuka wose ugutwaza igitugu ukurekure Uwiteka guha ubwenge n'umutima utuza kandi akwambika ibyiringiro turagusengera ngo umwami w'aba atuhinde umutima we kuba mushya kandi ube muzima Donata utwandikiye uvuga uti mbana n'ubwandu bwa sida n'umwana wanjye umwamezi 3 Uwiteka Imana aragutabara Donata ndetse n'abana bawe n'umugabo wawe mu kuboko kwa Yesu Kristo kubahagurutse kubakize buri imbaraga zibarusha zibave imbere ukuboko kw'Imana kurambutse kubagereho ndasengera Dorin uravuga utubanye nawe n'umugabo amakimbirane ariko ashingiye kuko mutarakizwa turabasengera ngo umwami w'abama bagire neza turizere ko watuye agakiza turagusengera ngo utabarwe Imana uguhe ubwenge n'imbaraga bwo kubaka umwuka ukunaniza kubaka urugo rwawe ukurekure James Musoni uherereye Nyagatare urwaye indwara y'umutwe ikumereye nabi tutategetse abadayimoni bakurekure nona mu izina rya Yesu bamuzimu b'amahoro Celestine Rwamagana urifuza ko Imana igarura umugore wawe yaragutaye haciye ameza nagusigana abana umwami w'abama kwibuka gutabare abahe kwikosora mu izina rya Yesu yongere yubaka urugo rwawe kuko utashobora kwiyubakira Mama Patience uremerewe n'abadayimoni b'umujinya batuma usenya ibyo wubatse batuma uba umuntu mubi ukaze tutegetse abadayimoni kurekura bakuveho nonaha mu izina rya Yesu undi ushaka kuva mu cyaha cy'ubusambanyi tutegetse abadayimoni nonaha kurekura mu izina rya Yesu tubasengera Robert ngo Uwiteka Imana kugire neza nambaje Imana Dewo nawe turagusengera ngo Uwiteka Imana gutabara kugire neza agutabare n'urugo rwawe akiza amacimbirana ari mu nzu yawe Uwiteka Imana nyinga bagiriye neza bibuci turababwira telefone zacu zigendanwa nushaka kuduhamagaraho kutubonaho twandikira cyangwa uduhamagare kuri 078 2 757 4 iyo ni telefone ya Pastor John 078 2 757 4 cyangwa se Tigo 0722 574 6 0722 574 0788 Pastor Bena UCC Kabuga 0788 cyangwa Tigo 0722 5 kabiri 0722 5 kabiri UCC Kabuga turabakiriye abanyakabuga ndabizi muraremerewe ariko muze Yesu abaruhure Trending now. 103.6 Hot FM.